Bireka manza nsakuzeho kuko igihe namaze ndasakuza ni kirekire. Uzi igihe namaze njya kwa papa bati hoshi nahibuka ko mama turagatsindwa nagera mu mudugudu bati dore wa mugore usenyera abantu mana we mbega icyangiro ry'isebo. Yesu ashimwe. Barasebye nasebeye mu mudugudu wa Nyabisindukira Buruzi mana narahasebeye nkazerera isi yandambirwa nkagaruka ku musozi nkongera nkaseba nkagagenda mfite umwana nkagaruka mfite inda umva kumwaragurika nkagenda nshukije nkagaruka ntwite nkagenda nshoreye nkagaruka mbese Imana ariko hashimwe Yesu. Abana batanu badahuje basi bafite base bangahe batanu hanyuma wa munyamakuru etangira utara amakuru ugiye kuyaguha neza ariko ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Wabumvishe abana batanu wabumvise wavuze cyane ngo amena. Abana bangahe harimo abanyagatare harimo abarukomo harimo abikiramuruzi yewe harimo n'abikigali harimo n'abigitaro hanyuma wahumetse amen amen. Amajyepfo amajyaruguru asoza n'uburengerazuba ashimwe gira umunyu kuri Noheli nayo nesaramye mu murima w'abandi nagira isabune yo gufurira abana nkakumakura abana nabwo muzajya kuzerera kuri Noheli nzabica ariko Yesu aravuga ngo baho nkakora amasengesho y'irindwi nkasoza nkajya kwiba nkayasoza nkajya gusambana nkarara. Amen. Amen. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye ani umutwaro wankuwe ku mugongo ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane cyane haleluya ndashima umwami Yesu ndashima we ndashima umusaraba wawe Yesu we ndashima yamba nziza ariko we ariko cyane cyane haleluya ndashima umwami Yesu ndashima we ndashima umusaraba wawe Yesu yamba nziza ariko we ariko cyane cyane haleluya ndashima umwami Yesu. Wahumetse amena wavuze cyane haleluya Mana ishimwe. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye aha niho umutwaro wanguriwe ku mugongo haleluya. Mbese wowe nta tangiriro ufite niba udafite itangiriro iherezo riri hehe? Yesu nashimwe cyane amen haleluya wavuze cyane ngo amena. Iri ni itangiriro ry'umunezero aha niho umutwaro wanguriwe ku mugongo. Yesu nashimwe. Wapangiye Imana icyubahiro niba uri kubyumva cyane haleluya haleluya Imana ishimwe. Mbere ni itangiriro ry'umunezero wanjye aha niho ubusambanyi bwamviriyeho aha niho ubujura bwamviriyeho aha niho kwirwanirira byamviriyeho aha niho naboneye amahoro aha niho naboneye gutabarwa kubera ko aribwo umutwaro wari uvuye ku mugongo. Wahumetse cyane amen haleluya Yesu nashimwe. Aha niho umutwaro wo gusenya ingo z'abandi wavuye ku mugongo aha niho Yesu nashimwe. Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha guca. Oh Yesu ni byose Yesu ni byose umufite neza ntacyo wabasha guca. Oh Yesu ni byose Yesu ni
Haleluya. Mana yacu nishimwe cyane. Nitwa Kabagorora Flora Esther. Amen. Niyo mazina yanjye. Ndi umugore urabibona ko mfite amabere naronkeje. Dorakana kabuco ndi konsa ni kariya. Urabona ko kaba kansigaye kamfatiye umwanya. Yesu ashimwe. Hanyuma ndi umugore wabyaye abana 5 badahuje basi. Bafite base bangahe? 5. Hanyuma umunyamakuru etangira utara amakuru ngiye kuyaguha neza. Ariko ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Wabumvishe? Abana 5 wabumvise? Wavuze cyane ngo amena. Abana bangahe? Harimo abanyagatare, harimo abarukomo, harimo abikiramuruzi, yewe harimo n'abikigali, harimo n'abigitaro. Hanyuma ahubetse amen. Amen. Amajyepfo, amajyaruguru, asozo n'uburengerazuba. Ashimwe Yesu wagiye ku rugamba. Bampaye kwigisha ijambo, ntabwo ari ubuhamya bampaye. Ubuhamya bwanjye n'ubushaka ujya ujya kuri YouTube uzajya ububonaho. Burahari bwinshi. Ujya ujyaho uzajya ubona umugore w'abana bangahe? 5. Ariko hashimwe Yesu waguye mu magana menshi y'abanyabyaha. Akankora nyamanga ndishutiye. None mu mutima wanjye ndamuririmbira. Zaburi nyinshi ni mu mutima wanjye. Haleluya. Amen. Wavuze cyane amen. Ye nasone ngira n'umugabo wawe yanyemeye iyo hari ndabivuga. Azi ko ndinjajwa nyene nta kintu bitwaye ariko nicyo yankundiye. Rata iyo naza kumubwiza ukuri ariko unkunda buriya uriya mugabo wawe atari mwiza mushu. Uriya ntabwo uzadusezeranya ejo mu gitondo. Wavuze cyane amen. Iwazura mugabo Jane si mwiza. Uriya mugabo ni mwiza ntabwo mwiriye. Ntabwo tuberanye. Ariko Yesu yaravuze ngo icara hano. Nguhaye nanjye aho wegama. Dore igihe wazengurukiye ubutayu kirahagije. Imana yari imaze kubona ko nzengurutse. Nzabyara abana 7 kandi naratangira urugendo rwo gusenga. Aravuga ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Ariko none bawicaye hano. Wavuze cyane amen. Ariko rata ubu muri mwebwe ntawe uri muri guhura n'urugamba nk'urwo nahuye narwo. Ushatse wanyegera nkapira inama. Rata ushatse wanyegera nkakugira inama utarabwiza 5. Kandi niba waranabarengeje uhumura ijuru riri hafi, ijuru riratabara. Kandi Imana itabara bitandukanye kuko abantu batandukana. Abantu baratubeshya. Gusa ubanze wizere iki gitabo cy'ijambo ry'Imana. Mushumba iki gitabo Yesu yanyigishije kugisoma. Ubundi umusirimu nta kindi kintu ujya nsoma. Soma ijambo ry'Imana gusa. Hashimwe Yesu. Amen. Hanyuma ndashimira Imana ko yampaye n'agatelefoni. Ndabyo ndabishimira Imana. Imana yaravuze kwa 5 ngo tujye kwakira igitangaza. Cyene nahita nakira agatelefoni. Rero ndashima. Ndashima narakakiriye. Irakama. Irambwira ngo ari kugitonderwa n'ikimenyetso nguhaye ntabwo yari telefone. Ubwo bivuze ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe cyo kwizangirira neza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Mwihangane mushumba rero ujye wihangana. N'umu mwanya ureka manze nsakuzeho. Kuko igihe namaze ndasakuza ni kirekire. Uzigiye namaze njya kwa papa bati hoshi. Nahebuka kwa mama turagatsindwa. Nagera mu mudugu batitara wa mugore usenyera abantu mana we. Mbega icyagira ry'isebo. Yesu ashimwe. Barasebye nasebeye mu mudugudu wa Nyabisindukira mu ruzi. Mana narahasebeye. Nkazera isi yandambirwa nkagaruka ku musozi nkongera nkaseba. Nkagagenda mfite umwana nkagaruka mfite inda umva kumwaragurika. Nkagenda nshukije nkagaruka ntwite. Nkagenda nshoreye nkagaruka mbese Imana. Ariko hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu kuko yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Antoranya amanyita izina ryitwa Esther. Niyo mpamvu uvuga ngo nitwa
kubera yuko yanyise izina amaze kunkuraho isayo ry'ibyaha. Ahumetse cyane amen. Buriya nagiraga ibyago byo gukundwa cyane ariko nkahararukwa mu kanya gatoya bakaba baramararutswe. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya ibice 4. Musomyi adufashe gusoma vuba vuba twiyumvire icyo umwami wacu agiye kuvugana natwe. Ndabizi n'amagambo atari buze kukuryohera ariko kubera Imana kandi cyakuzanye no gusenga no gukizwa neza. Abantu muri iyi minsi barashaka ngo tuvuge ngiravuze gusa. Ngiravuze ngiravuvuya iravuze zizi donyine ntabwo bashaka ijambo ry'Imana ryitwa gukizwa. Yesu ashimwe. Wavuze cyane amena. Yeremiya ibice 4. Umusomyi adusomere ahereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yinginga abayuda ngo bihane. Wavuze cyane ngo Imana uyu munsi iri kwinginga twebwe ngo twihane. Yeremiya ibice 4 murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana yinginga abayuda ngo bihane. Imana yinginga abayuda ngo bihane. Wa mbere Uwiteka aravuga ati Isirayeli we nugaruka aba ari njye ugarukira. Nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso ntuzongere kujarajara kandi uzarahira uti ndahiye Uwiteka uhoraho w'ukuri utabera kandi ukiranuka maze amahanga azihesha umugisha muri we kandi muri we nimo bazashimira kandi muri we haleluya. Nitumara kugarukira Uwiteka, nitumara gupfa ku byaha, nitumara gutandukana n'akarande, muri we nibwo tuzishimira. Ariko hari umuntu ubyumvishe ngo atere haleluya cyane. Yesu ashimwe. Sinzi impamvu abantu kubera ko muba mwakerewe muba muje mwariye ubu ntabwo muba mwiyirije, niyo mpamvu nta mbaraga zo muba mufite. Haleluya. Ibiryo bigiye kongera bihende nimushaka mutangire kwiyiriza ubusa. Ibiryo bigiye kugira gute? Ubu igitoki kiri kuboshya mukaza mwariye kubera kikiri kugura makeya. Wavuze cyane ngo amen. Ubundi iyo umuntu ari kwigisha amagambo yo kwihana ntabwo abantu bafashwa, ariko muhumure mu kanya ndarebayo. Wavuze cyane ngo amen. Ngo muri we niho tuzishimira. Tukibagira umunyu kuri Noheli nayo nisaramye mu murima w'abandi, nagira isabune yo gufurira abana nkakumakuba abana nkabwo muzajya kuzerera kuri Noheli nzabica. Ariko Yesu aravuga ngo baho nkakora amasengesho y'irindwi nkasoza nkajya kwiba, nkayasoza nkajya gusambana nkarara n'umugabo utari uwanjye. Wavuze cyane ngo amena. Haleluya. Nta muntu ufite igikomere nk'icyanjye ngo abere Imana icyubahiro kuko nawe hari aho iri kugenda kurarata. Yesu nashimwe cyane. Kimwe njya kwiba ngasanga nyibona agiye kwiba yicaye mu rugo, nshyira isuka hasi ariko mugeze imbere ndavuga ni suko sizi isuka hagize uwibaje nacecuro gute. Ndamubwira ariko bura nuko ureba ari mvuye kukwiba umwumbati. Araseka cyane n'umugabo muremure we kuba nyihumeka yabigizemo uruhare. Hano ubwo ndi kuguha inkuru zo kujyana hanyuma uzitwara uko ushaka. Ngiye ndi kuvuga aho umwami Imana yagiye amvana. Ushatse kuvuga umushaje akavuga ati rero ubwo birashoboka ko avuze ko afite ibiryo. Nta biryo mfite. Ntumbonamo igisubizo cy'ibiryo, umbonamo igisubizo cy'ijambo rikubatura. Nta biryo mfite, ntabyo. Ikigeragezo kiragukirigita kikakubyibuhisha.
gira mugenzi wawe ngo wizere uhagarare ushikamye, hari Imana izaguterura muri icyo kigeragezo. Amen. Haleluya. Natangiye gutyo ariko ijambo riravuze ngo muri nimwe tuzishimira. Ntabwo nataye ijambo, ntabwo nataye iki. Haleluya. Haleluya. Arambwira ati subwo iyo kwihera abahaza nyine no gupfa kurya, kandi ubwo ibishyimbo byo nanjye nankashitura nyine amasagashe nkatorora nshyira mu mufuka, nkagenda nkavidurira mu kagemeri nkareba ko kaza kuzura, kandi ncoza ayingahe? Ayitatu. Nkibikemera ko niba asubira gusenga bati cyaha cy'ubujura ntibane mbabarire, nkataha. Batestera dusomere ijambo. Haleluya. Dusomeye Yesaya 45. Imana yabwiye kuruka izamujya imbere itazamujya inyuma. Haleluya. Ariko natanga ajya kuranga n'umugabo w'abandi. Uzi ibintu byambayeho, rimwe nagiye kurara ahantu, umugabo avuye no kumpresenta muri bene wabo ngo azantwara, hanyuma turataha arakingura tujya mu nzu, kumbi hari indi njama ni nkanjye yaje yinjiyemo kare yari ifite urufunguzo. Nyamuneka kuryama biba birapfuye. Imbere Imana we, mbega ikirori n'ikirogoranwa nabonye toka shitani mu izina rya Yesu. Pepo katika jina Yesu. Abazimu ntibazongera kunkurikira. Ariko uri umuhungu naratware twicayeho, umukobwa kaza kadukubita amatara ati ntabwo bikunda. Bamujyana gaheye. Avugana ariko se mana ko uwaje guhaha nkaba naje guhaha. Watuje genda muryame mu cyumba nge nanjye ndaryama. Ufite igihe kibazo, kandi ndi gusenga, ndi gutangira urugendo rwo gukizwa. Yesu nashimwe. Hanyuma naraye nicaye saa 8 zigeje, ndavuga natagira umuntu ubona asohoka aha, ariko kuko uwo Mungu yarankundaga aramperekeza ageze iwacu. Yambuka tuyisiga mu nzu, nta kintu bayipangiye, nanjye nta kintu bampangiye. Ariko nawe nanjye nari nariye n'umunyenga wo gutembera, sibyo se rata? Nawe nanjye nari nanatembereye, ariko yo yari nyine yatahiye amateke. Yesu ashimwe. Mama Mugisha ni ubuhamya bwigenza, ni ubuhamya bwivugira, ni ubuhamya bwikontorora. Yego, ukumva no kunguko ni ubuhamya bwigenza bukikontorora, kuko ni ubuhamya nta muntu utazi amateka yanjye keretse abanyakigali, ariko nabwo aho nagiye nkodesha naho bagiye bayafite. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ukuntu basohoye mu nzu bakambwira ngo Imana yirukanye shitani mu ijuru, inzu gisohokamo, Yesu araza arishyura mbonaho kuba. Ibyo ni ishimwe rikomeye cyane. Ariko nuko Imana yari yaravuganye nanjye ngo nzakurinda guseba, nubwo nasebye ariko nta kibazo yanyeretse aho ndyama. Yesu nashimwe cyane. Amen. Cyodaho mwana mushu mumbabarire. Rero mujye mureka twidodokera, hari igihe tuba twaramaze tudoze utavuga. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Abo bana banjye 5 harimo umwana umwe, kuko narabicaje mbabwira icyatumye mbabyara batandukanye. Ndabwira nti mumbabarire mwe ntimuzamere nkanjye, ariko havamo umwe amera nkanjye. Ni ubuhamya burebure. Amera nkanjye, amaze kubyara 2 abyara nkanjye, ariko harimo n'undi umwe nereye imbuto. Ni umukozi w'Imana kuri paruwasi ya Nende ADPR, ni umuririmbyi muri korali, ni umuhanuzi w'Imana, bamwita Mugisha Daniel Berion. Shima Imana ko karande yatwaye umwe nanjye nkatwara undi, ariko nashima Yesu ko tugihumeka twese. Zarira ryana we, zarira ryana kamerama, ariko ujye ukirigishiramo n'ibyo udashyiramo. Inzara igira ite? Shaka kubona umuntu abyibushye ukavuga ngo yahaze kandi arenda gupfa. Haleluya. Wafashe umushishi ugaheka ikigeragezo cyawe neza ko Umwami Imana azagutabara. Cyonderaho mwana. 3. Ibyo nibyo Uwiteka abwira abantu. Ibyo nibyo Uwiteka abwira abantu b'uyu munsi turahaga. B'Ubuyuda. B'Ubuyuda. N'ab'i Yerusalemu. N'abawaruraza. Ati. Ni murimo imishike yanyu. Ni murimo imishike yanyu. Kandi ntimukabibe mu mahwa. Kandi ntitukabibe mu mahwa. Kandi. Aha. Wavuze cyane amena. Amena. Aravuze ngo niturime imishike yacu. Kandi
mwikebere Uwiteka mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikiriye imitima yanyu. twikiriye imitima yanyu. Amena. Amen. dukebeho iki? ariko ko mutavuga mufite ikibazo ngo dukebe ibiki? ubu hari uwafata akembe agahita akuraho akanagaho, undi agataka umwenda agakeba. aravuze ngo twikebere Uwiteka dukuraho ibikoba bitwikiriye iki? bitwikiriye imitima yacu. yego, gusenga ni umugenzo, kwihana nibyo genzi. reka nkubwire jyewe kugira ngo namaramaje bingoye, ariko ndashima Imana ko namaramaje. ubwo nabonye ibintu bikomeye nzasenga nabanga Imana nk'umugabo. biramumva umugabo baramusengera mwana. wabyumvise ufiyemera uri hano we? umugabo baramusengera mukobwa cyore mujye mwirwa muteretse amaso ngo abagabo bazizana. umugabo baramusengera, umugabo arapfukama ukavuga uti ndashaka umugabo kandi umeze gutya, ndamushaka. ukajya gusenga iti ndamuguhaye, utayumva Yesu we ndashaka uwo nahamagaye. ukongera ukagenda ikavuga uti noneho nguhaye ibimenyetso. naha azaza amezi ate, azaba asate, azaba areshya ate. haleluya. Imana ikakubwira ati ndirahiriye azaba ari muremure cyangwa azaba ari mugufi, azaza aciye make yitwaje matabaro, niko King James yavuze. ariko mu mwuka w'Imana aratubwira ngo azaza yitwaje ijambo ry'Imana, akakubwira ngo azaza ari umuhanuzi, akakubwira ngo azaba arimo amavuta. ukayibaza uti se ni amavuta y'ubuto, ni amamesa, n'ay'inka, n'ayashya? akakubwira toya ni amavuta. haleluya. ngo dukebe ibihu bitwikira imitima yacu. Imana ishimwe. reka nsoze ijambo kandeke gutinda cyane. reka dusoreze n'undi ku magambo dusanga urwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2. uducyondereho vuba vuba nsoze. mushumba nyihangane ntabwo nzongera. urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo umurongo wa mbere. Pawulo ibice 2. yego. umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Pawulo w'iki gihe ni mushumba. Pawulo w'iki gihe ni umuntu wese ukunyura imbere akubwira ijambo ry'Imana. Pawulo w'iki gihe ni umuntu wese uzabasha kukuganiriza ku by'ijambo ry'Imana. niwe Pawulo w'iki gihe. Yes. Amen. umurongo wa mbere. Pawulo yaragaga Timoteyo, niyo mpamvu yamwiyegereje cyane, kuko yashakaga kuzamusigira uburake, akawa agaciro imbere y'Imana n'abantu. yego yego yego. umurongo wa mbere. nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu, muri Kristo Yesu. kabiri. kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa batazashobora kubyigisha abandi. ibintu birakomeye. mushobora kunsobanurira nanjye ndumva ari ihurizo. dusubiremo. ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. mwakira ijambo ry'Imana. shimira Imana. reka ndekeraho. Imana yabereyeho umugisha. ibyo numvanye Imana nibyo nkubwiye aya masaha. kandi ibi bintu nkubwiye nabyumvanye papa wanjye. najyaga nkunda indirimbo ivuga ngo kera nari umwangizi mu mutima rwihishwa, ngo maze mpura n'umuntu w'Imana ngo anyigishe ibya Yesu. ngo ibyo maze kubyumva nsindwa n'urubanza urwo, nsaba Yesu imbabazi izi ibyaha nakoze kuva aho navukiye, hanyuma arandokora.
wavuze cyane amena. Uri data wa twese, uri umutunzi w'imbabazi nyinshi, uri ubwugamo bw'umugaro, uri isambu itarumba.